Nongeye kubasuhuza abakunzi b'ikiganiro cya Ese wari ubizi, mukurikirana kuri Peter Show, kibagezaho kandi ukibategurira nk'abandi Peter. Muri Ese wari ubizi ya none tugiye kureba ku bijyanye n'amaribori. Hari abatabivugaho rumwe, bavuga ko amaribori ari kimwe mu turango tw'ubwiza, ariko wasanga mu kiganiro cy'uyu munsi usobanukirwe ko atari byo. None se amaribori ni iki? Muri Ese wari ubizi ya none aha tugiye kuyavugaho, tuvuge n'ikiyatera ndetse n'uko avurwa. Muri rusange amaribori ni uturango dushobora kuba tureture cyangwa tugufi, tukaza dutambitse cyangwa duhagaze ku mubiri, dutandukanira n'uruhu rusanzwe ku ibara tuba dufite, akenshi tuba dusa n'umweru. Ibice bikunda kuzaho amaribori cyane ni amaboko, amabere, ku nda, ku kibuno ndetse no ku maguru. Nubwo buri wese ashobora kuyagira, ariko akunze kugaragara cyane ku bagore kurusha abagabo, nubwo hari bamwe mu bagabo bayagaragaza. Twayita nk'inkovu zo ku ruhu, atangira agaragara nk'umutuku cyangwa se move bitewe n'uruhu rw'umuntu uko asa, uko agenda akendera cyangwa se uko agenda akora, nibyo bituma azana ibara ryerurutse. None se amaribori aterwa n'iki? Amaribori aterwa n'imihindagurikire y'umubiri, aho uruhu rukweduka bidasanzwe. Biterwa no kwiyongera cyangwa kugabanuka kudasanzwe k'uruhu. Zimwe mu mpamvu zitera amaribori harimo kwiyongera kw'ibiro kudasanzwe, gutwita cyangwa kubari kugimbuka bitewe n'imihindagurikire y'imisemburo iba yiyongera cyane muri icyo gihe, no gutakaza ibiro cyane nabyo bishobora gutuma umuntu azana amaribori. Hari n'aterwa no guhahamuka kudakanganye nk'umugore ukuriwe. Igihe umugore ukuriwe ashobora gukora impanuka, nabyo bishobora gutuma umuntu azana amaribori. Nubwo ariko agaragara ku bice byo hanze, buriya aba yaturutse ku gice cyo hagati cyitwa derme cy'uruhu nyine. Aterwa n'uko icyo gice kiba cyakwedutse birenze ubushobozi bwacyo, bitewe ahanini no kwiyongera ibiro cyangwa gukura cyane. Uku gukweduka cyane kwa derme biterwa no gucika k'uruhu, nuko bigaragara ku gice cy'inyuma cyitwa epiderme, akaba aribyo biza kwitwa amaribori. Ubusanzwe ntacyo amaribori ahungabanya ku mikorere y'umubiri, gusa ashobora kubangamira uyafite bikaba byamutera ipfunwe cyangwa akumva atagaragara neza mu bandi. Nubwo hari n'ababyitiranya ngo kari akarango k'ubwiza, ariko ni imikorere y'uruhu iba yahindaguritse. None se ni izihe mpamvu ishobora gutera amaribori? Impamvu ya mbere ni ugutwita. Abagore benshi barayazana igihe batwite. Akunda kugaragara igihe inda igeze nko mu byumweru 25. Uburyo agaragara biterwa ahanini n'uruhu, nuko uruhu rwawe ruteye n'uburyo rukwedukamo. Imisemburo ikorwa ku bwinshi mu gihe umugore atwite yoroshya uruhu cyane cyane urwo ku nda, ikanongera gukweduka cyane k'uruhu. Ikindi gishobora gutera amaribori ni ukubyiruka. Mu gihe cy'ubugimbi cyangwa ubwangavu, umubiri uba uri gukora bidasanzwe, bikaba byatera gukweduka k'uruhu kurusha ubushobozi rufite. Kuko uruhu ruba rukura bidasanzwe, bituma uruhu rugenda nyine ruzana amaribori. Ku bahungu akunda kugaragara cyane ku ntugu, ku maboko no mu mugongo, mu gihe ku bakobwa akunda kuza cyane ku kibuno, ku matako, mu ntege no ku mabere. Ikindi gishobora gutera amaribori ni ukwiyongera cyane kw'ibiro byihuse. Mu gihe wiyongereye ibiro cyane byihuse, bishobora nabyo guteza kuzana amaribori, kuko uruhu rutabasha gukweduka bijyanye n'uburyo ibiro biri kwiyongera. Hari n'indwara rero zishobora gutera amaribori. Hari indwara zimwe na zimwe zishobora gutuma amaribori aza cyangwa akiyongera. Indwara izwi cyane ni iyitwa Cushing's syndrome n'iyitwa Marfan syndrome.
Gushing ishobora gutera amaribori kuko ituma habaho ibikorwa bidasanzwe by'umusemburo wa cortisol, ni umusemburo wongera stress, kandi uwo musemburo ushobora gutuma ibiro byiyongera cyane cyane ku nda, ku ruhu, maze uruhu rukoroha ku buryo rushobora no kunanuka, rukaba rwakwibasirwa no gucika cyangwa se izindi infection. Indwara ya Marfan nayo ni akoko, itera uruhu gucika intege no kugabanuka kw'imikwedukire yarwo. Hari izindi ndwara zishobora gutera amaribori nubwo zo ziboneka gake cyane cyane n'ibyo twita indwara y'akoko, cyangwa se ni ukuvuga indwara ihererekanywa mu muryango nk'iyitwa Danlos syndrome, yangiza imikorere n'imiterere yaza poroteyine zishinzwe kurinda no gutunganya uruhu, bityo bigatera amaribori. Ikindi gishobora gutera amaribori ni ikoreshwa ry'imiti. Imiti yo mu bwoko bwa corticosteroid, iyi ni imisemburo yo mu bwoko bwa steroid. Kuyikoresha nabi cyangwa kuyikoresha igihe kirekire nk'amavuta cyangwa se creams zo kwisiga ashobora gutera amaribori kuko agabanya ubunini bw'uruhu, akagabanya na collagen cyangwa se proteine zigize uruhu. Urwo ruhu rushobora guhita ruzana amaribori. None rero twumvise ko amaribori ashobora kuba aterwa n'ibintu bitandukanye. Ese amaribori aravurwa? Yego rwose. Nyuma yo gusuzumwa neza no gukorerwa ibizamini by'uruhu, amaribori ashobora kuvurwa byoroshye. Biterwa n'ibimenyetso ufite nuko ameze, muganga azakwandikira imiti itandukanye yayavura. Ubwayo nta ngaruka zindi atera umubiri, ariko ni gake cyane ashobora kwerekana indi ndwara yaba yihishe inyuma y'ubwo burwayi. None se ni ubuhe buryo bukoreshwa mu kuyavura? Hari imiti itandukanye, yaba iyo kwisiga, amavuta, ndetse n'uburyo bw'imirasire ariyo twise laser, kimwe no kubagwa, byose birakoreshwa. Gusa rimwe na rimwe amaribori arijyana ubwayo nyuma y'igihe. Nko ku bagore bayazana ari uko batwite, nyuma yo kubyara hagati y'amezi 6 n'umwaka ashobora kwijyana. Mu kiganiro cya Ese wari ubizi ya none, ubutaha tuzareba imiti y'amaribori ushobora kwikorera ubwawe utiriwe ujya kwa muganga. Mu kiganiro gikurikira tuzabuke kureba ibyo bintu, aho kugira ngo dufate amaribori ngo nk'ibirango by'ubwiza nk'uko bamwe babitekereza, ahubwo ishobora kuba n'indwara nk'uko twabibonye haruguru. Hari imiti rero dushobora kubona kwa muganga, ariko ubutaha tuzareba iyo twakwikorera tutiriwe tujya kwa muganga niba wumva kugira amaribori biguteye ipfunwe. Ciao ciao.